nta mahirwe yandi nagira atari wowe Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatanu ukurikira wa gatatu w'ivu, muri aya masomo meza yaduteguriye kuri itariki ya 16 Gashyantare 2024. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 58 umurongo wa mbere kugeza kwa 9. Uhoraho avuze atya: shyira ejuru, uhamagare ubutizigama, urangure ijwi nk'iry'akarumbeti, umenyeshe umuryango wanjye ibicumuro byawo n'inzu ya Yakobo amakosa yayo. Ninjye bashakashaka uko bukeye, bifuza kumenya inzira zanjye, bameze nk'abantu bakurikiza ubutabera, ntibirengagize ubutungane bw'Imana yabo. Baransaba kubacira imanza zitabera, bishimira kubana n'Imana. Baravuga bati, bitumara iki gusiba niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya? Ariko ku munsi wo gusiba ntibabuza kwigira mu byanyu no kugira nabi abakozi banyu. Koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Nimusiba uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo, cyangwa se kurambara ku bigunira no mu ivu? Ibyo se nibyo wita igisibo, umunsi ushimisha Uhoraho? Igisibo kishimisha ni iki ngiki: kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarasire nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Bityo uzatakambe maze Uhoraho agusubize, nuhamagara avuga ati, ndi hano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 51. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije neza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mbara icyo nkora. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima n'umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yesu, niko kumubaza bati, niki gituma twebwe n'abafarizeyi dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Yesu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, nibwo bazasiba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Turi mu gihe cy'igisibo. Igisobanuro cy'igisibo, nk'uko n'amasomo turi kuzirikanaho agiye kubitwerekezaho, igisibo mubyeyi, aka kantu gaceho uturongo 3. Igisibo bisobanura gusiba ikibi, ugasiba ingeso mbi. Nawe rero uze kureba aho ugeze, uri gusiba ikibi, uri gusiba icyaha, uri gusibira se kibi amayira. Ugeze he usiba? Ko turenze ku munsi wa 2 turimo dusiba. Iminsi ishira hagenda havaho umwe, ubwo hasigaye iminsi 38. Ube hafi rero, nizere ko uri kugenda usiba, uri no gusiba. Navugaga gusiba ikibi no gusiba ikibi. Naho ubundi nshobora kubivuga nkabivuga nti igisibo kikazarangira byabyo ubona ubundi nta na kimwe nigeze nsiba, ahubwo biri kurushaho kugenda bimanuka bigikuzimo. Tukiri mu mashuri abanza, hari ubwo twakoraga amakosa bakadukubita. Bamwe barabizi, inkoni zaraturyaga pe. Hari igihe twajyaga dukerererwa kujya mu ishuri, tukaza twakererewe, mwarimu bikamubabaza nuko agafata akanyafa akadukubita.
kugira ngo twihagareho nyine nk'abanyeshuri nuko ukamusubiza uti ivuna igufa ntivuna ingeso. ubwo mwarimu akarakara n'ubundi akongera agasubizamo nanone tuti ivuna igufa ntivuna ingeso. nizere ko atari twe gusa twabivuze, hari n'abandi benshi bagiye babivuga, ari ukwihagararaho bya bindi by'uko nyine ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe, ivuna igufa ntivuna ingeso. ibyo rero iyo wavugaga iryo jambo wagombaga kongera ukareba uburyo wahima mwarimu, ukongera ukamuhima ejo, ukongera ugakererwa, ndetse ejo n'ejo ubundi ugasiba, ugakererwa kugeza ubwo mwarimu azarambirwa no kugenda nyine aguhana, ukamwishongoraho uti ivuna igufa ntivuna ingeso. bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. nguko uko umukristo iyo yasibye ntasibe ikibi, birangira nawe ushobora kwishongora ugasiba by'inyuma ugasiba iby'inyuma, ariko imbere ntacyo washoboye gusiba. ingeso utayisibye ivuna igufa nyine ntivuna ingeso, iyo ni inkoni. muri aka kanya rero tujya kuzirikana ku ijambo igisibo. igisibo gishimisha Imana, kudohora ingoyi z'akarengane. buri wese rero aze kureba niba igisibo yatangiye kiri gushimisha Imana cyangwa ari uri kwishimisha, kuko ushobora gukora neza ugakora neza ariko utari gushimisha Imana. igisibo gishimisha Imana ni ukugira gute? ni ukudohora ingoyi z'akarengane. twumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, Imana ituma umuhanuzi Izayi kujya kubwira abayisiraheli ibyerekeye n'igisibo gishimisha Imana, ko abantu benshi bakunze kwibeshya igihe cy'igisibo akarwa bari kugira nabi, igihe cy'igisibo akarwa bari gukora nabi, bikarangira babeshya Imana ngo bari gusiba, kandi aho habera akarengane, ubugome, ubwambuzi, ubugira nabi bwakwiriye aho ngaho. none ngo basibye iki se? ushobora gusiba inzoga ntihongere kujya mu ikabare, ni byiza. ushobora gusiba ibiryo, ugasiba ibiryo biryoshye, inyama, ifiriti n'ibindi biryo by'ubwoko bwose, bya bindi byagushimishaga, ndetse ukanasiba n'ingeso rimwe na rimwe. ariko si igihe wasibye nibwo urushaho kuba umugira neza, cyangwa usanga ahubwo ari bwo kubye 2 5 inshuro nyinshi ukazikuba ubugome. ibi ni byo Nyagasani tubuza, na niyo mpamvu dushyize imbere uyu munsi igisibo gishimisha Uhoraho. ni iki? ni ukudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga umuntu byose. amen. muri ibyo bintu bitatu Imana itangaje mubyeyi, ni icyo uri gukora muri ibyo ko ari bitatu. wasanga ukiri gushikamira uwo mubana, uri umugabo kubera ububasha ufite, ukaba uri gushikamira umugore wawe, ukaba uri gushikamira abana bawe, ukaba wicariye uryamiye abo mubana kubera ubukuru baruta, kubera amapeti ufite, warangiza ngo urayoboye, uri gutegeka, kandi abo uri gutegeka umutima wabavuyemo, bagiye kurwara imitima, bamwe barwaye indwara zabarenze kubera wowe, kubera kutabaho ubwisanzure, tubaho uburenganzira bwabo, warabishikamiye. igisibo gishimisha Imana, kudohora mubyeyi, dohora rwose, dohora. kuko impuhwe z'Imana n'ubutabera bw'Imana ni ukugira abantu neza, ni ukugira ngo abantu bishime. nawe uze gukora ku buryo abo muri kumwe bajya bishima, wowe kubatsikamira, wowe kubaboha. turaza gusanga ko hari igihe mu bantu waraboboshye kwa sekibi. uyu munsi ni ukubohora abacu, abo twagiye tubohera kwa sekibi, ahubwo tukabazirika hehe? ku Mana. ngiki igisibo gishimisha Imana. no mu Evanjiri y'uyu munsi harimo ikibazo kiremereye cy'abantu bamwe, abafarisayo bigisha amategeko, bakwirakwiza imico yo gusiba by'inyuma bya karande, ariko umutima uri kure y'Imana. ibi rero bikaba byarageze no kubigishwa ba Yohani, baje kubaza Yezu ikibazo, kuki dusiba twe n'abafarisayo ariko abigishwa ntibasibe? Yezu rero arifuza kubakura kuri ibyo bintu by'inyuma, narinjye kuvuga bihangishijweho by'imico karande. byakumara iki nyine gusiba niba Imana itabizi? gusiba nyirizina ni ukuri kumwe n'Imana. ibyishimo wagira niba utari kumwe n'Imana bikumara iki? niba imibabaro yawe ibuze mu Imana, aho si nk'umusaraba utariho Yezu. akenshi ari ubwo dutwara imisaraba tukagenda tuyikoreye, ariko Yezu atariho, Yezu atarimo, ninde se wagutwaza umusaraba? wawugeza he niba Yezu adahari? ibyishimo nyakuri ni ukugumana na Yezu, gusiba nyakuri ni ukuri kumwe na Yezu, ni ukuri kumwe n'Imana. iki gisibo rero gishimisha Imana kirerekeza ku bintu dukora
twigomwa iby'umubiri cyane cyane, ariko nshobora kwigomwa ku mubiri ariko roho yanjye ntaraherekeza ku Mana. Igisibo Imana ishaka nuko twaba turi kumwe nayo. Ese ngewe ubuzima bwanjye ndi kumwe na Yezu? Ibyo ndi gukora mba ndi kumwe na Yezu? Mu kazi mba ndi kumwe na Yezu? Iyo ndi gusenga mba ndi kumwe na Yezu? Uko hari igihe nshobora kwibeshya ngasenga ariko amasengesho yanjye abuzemo Yezu. Akantu umubyeyi ahantu habuze Yezu nshobora gukora ibikorwa byinshi, ngafasha abantu, nyitanga, ngakora ubutumwa, ariko niba Yezu atari aho ngaho, niba atari Yezu wantumye, niba tutakiri kumwe na Yezu, ubwo butumwa ntacyo buzaba bumaze. Byakumarira iki? Igisibo gishimisha Imana. Ibyo nkoze byose yaba nandi kumwe na Yezu byagira akamaro, byagira n'abandi akamaro. Ineza yawe, ubugwaneza bwawe, ibyo ufashisha abandi, ugusiba kwawe bijya bimanywa n'Imana, bibere mu ibanga koko kundi Nyagasani yabitwibukije ku gatatu w'ivu, gushyiraho umutima wacu wose kandi bikamenywa n'Imana, bigakorerwa mu ibanga. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe umugabo wongera neza wajya gafasha abantu. Nuko rero aza kugwa ku mupfakazi urumaze yupfakaye amerewe nabi. Ubwo aza gufata icyemezo cy'uko agiye kumufasha, yongera amufashe. Nuko asanga umupfakazi yarabuze ibintu byinshi, afite n'abana b'imfubyi arera, abana b'abakobwa bagera muri 5 bose arera. Ubwo wa mugabo yiyemeza kumwubakira, yubakira umupfakazi, ndetse yiyemeza no gufasha abana gukomeza amashuri yabo kugira ngo bige. Wa mugabo bigenda neza pe, arafasha ibi bimeze neza. Igihe cyaje kugera, wa mugore wa mupfakazi urumva yaramaze kubakirwa inzu nziza, aza kugera igihe biba ngombwa ko ajya gushimira uyu mugabo. Nyuma nibwo tuza kumva uko yamushimiye ku buryo bw'agatangaza, ku buryo bukomeye. Aramushimira, yongera aramushimira. Nuko birakomeza, yaneza ko gukomeza kurikirana wa mugabo. Babakobwa nabo uko bari mu mashuri bataha, bamwe bakajya kumwereka bilete, bakajya kumwereka indangamanota, bamushimira ineza yabakoreye n'ibyo akomeza kubakorera. Uko buri wese amweretse indangamanota, ari nako nyina amushimira ku buryo bw'agatangaza. Bose uko bakomeza kugenda bamushimira, igihe cyaje kugera bagiye kubona mubyeyi, ibintu njya kuvuga ntibize gutuma utakaza kwemera kwawe cyangwa bikugushe. Ariko burya umuntu agwa ari uko nyine adakomeye. Iyo ukomeye mu kwemera ntabwo ushobora kugwa nyine. Iyo uguye nuko nyine ugutara ukomeye. Nuko inkuru umwana isubira inyuma. Rwa rugo rwa mupfakazi na za mfubyi bagiye kubona umupfakazi, abona atangiye guciraguza. Ka mwanya abona umwana wari uri ku ishuri, undi nawe aragarutse. Nawe agira ate, nawe ari guciraguza. Hashize iminsi nanone abona undi nawe aragarutse avuye ku ishuri gukomeza amasomo bitagishobotse, nawe atangira guciraguza. Uzi ko abana bose ko ari 5 bose baza guhetura, bose bari guciraguza. Ubwo ngerageje kubivuga mu Kinyarwanda kugira ngo umutima woroshye bataza guhita bahungabana, bakaba baraguye batarumva ukuntu byarangiye. Ubwo rwa rugo rw'abantu 6 bose baza kwisanga bari mu rugo, nta numwe ushobora kurwaza undi, bose bari guciraguza. Ubwo ababyeyi bakuru barabizi, iyo umugore ari guciraguza nuko kaba kabaye habari cyabaye nyine, abatagishoboye nyine kuba yajya mu izamu ry'umupira ngo agarure penalty. Nuko rwa rugo rw'abantu 6 naya neza bari bagiriwe, bagiye kubona nanone bageze ku mezi 9, mama wabo abari bo wa mbere ujya mu bitaro, n'abakobwa be bagenda bamukurikira buri wese. Uzi ko mu gihe gito buri wese arafite uruhinja imbere ye. Abana 6 bose muri rugo, kongeraho abandi 6 bari barimo, wajya ngo ni nk'intumwa za Yezu 12. Urugo ruhita rujyamo abantu 12 cyarimwe mu kwezi kumwe. Ngaha nawe kurura ifoto y'umubyeyi, umugore umupfakazi. Ese aho azatinyuka abaze umukobwa wati ninda guteye inda mwana wanjye? Uyu mwana w'imfura se azibuka kubaza bene wabo ati ninda guteye inda, kandi nawe urwariho narutamworoheye? Buri wese ntiyongeye kugira icyo abaza mugenzi we, umunwa ngo cwe. Bose bahise baba nk'ibiragi, kuko byari birenze nyine imivugire, ntawe ushobora kuvugisha undi, ibikorwa biri kwigaragaza.
ngaho nawe ukomeze ushishoze ujya mu cyimbo cy'uyu mugabo koko azakuraho indezo ko busanzwe yitaga ku bantu 6 gusa muri uru rugo ko amaze kuba 12 none hazabigenza ate azakuraho ibyo kubatunga nuko ari muri rwa rugo biba amarira n'agahinda kuri twaduhinja nyine turi kurira buri wese ari rukwe ababyeyi babo nabo bari rukwe biba amarira n'agahinda kuri rwa rugo rwa mugabo rwa rugo rw'isezerano buri bose bibaza ibiri kuba ibimaze kuba biba amarira n'agahinda kuri wa mugabo kuko akomeje kugenda kurikira ya neza ye birangira ari kuyishyuza. Niba uzi gukora imibare izi ngo zimaze kwa zingahe? Ese aba bana bafitanye ihe sano? Ese aba bagore bafitanye ihe sano? Ese uyu mwana n'ababyeyi be bafitanye ihe sano? Ese uyu mugore w'umupfakazi afitanye isano yihe n'abakobwa be? Ese bariya n'abuzukuru be? Ibaze nanjye nibaze. Inzobere mu masano y'amaraso bakomeze kugenda bacukora ubucukumbuzi ahari cyara bazatubwira. Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko ushaka gushaka gukurikirana neza yawe ibyo wakoze neza bikarangira ubivunikiyemo, bikarangira ya neza yindutse nabi, bikarangira abandi bose wari waragiriye neza aho kugira ngo ubabohore ahagura baboshye. Nguko ngizo zangoyi z'akarengane urabadadiye urababoshye ubaboheye kuzimu nawe ubwawe utiretse. Wowe nanjye biratwigisha nta numwe muri tutaragira neza. Tujya tugira neza tukambika bagenzi bacu tukabaha icyo kurya tukabafungurira tukabitaho uko dushoboye kose. Ariko mubyeyi aka kantu kitaho kandi ugacaho uturongo 3 mu gisibo no ugusiba ikibi ugasiba ikibi. Urugo rw'umupfakazi ndetse n'umugera neza wowe nanjye rodukangura nk'abantu tugambiriye gusiba muri iki gisibo twimirije ibikorwa imbere, ibikorwa byiza by'urukundo, kudakurikirana ineza twagiriye abandi ngo nshake ko nshimwa mparanire ko bongera kunyitura ineza. Nyagasani uzakwitura iyo neza wagize. Nguko uko we nanjye tugomba gusiba koko by'ukuri tugambiriye gushimisha Imana aho gushimisha abantu. Igisibo gishimisha Imana no kubohora abantu, no kubohora roho z'abantu, abantu nkaberekeza ku Mana. Akenshi uzasanga ibisibo byacu nyine by'Imana igaya turi kuboha abantu, twaraboshye bo tubana, twarababoheye kuzimu. Ni wowe nanjye Nyagasana hari impuruza kubohora abantu, kudohora ingoyi z'akarengane, maze twe kubohera abantu kuzimu. Mutegetsi, muyobozi, mukoresha, ongera urebe niba abantu bawukoresha utajya ubaboha ngo bawuhere kuzimu, ukarabahaye akazi ukabagira neza ni byiza, ariko ukabazirikiye gukatsi, ukaraboheye kuzimu, ukabaraboheye ku ngeso mbi, kandi ugomba gusiba ingeso mbi ugasiba ikibi maze ukagororokera Nyagasani. Umuhanga niwe wavuze atakantu yo gusoza mu gihe gacaho karongo, yaravuze ati nugirirwa ubuntu ukagira neza ugakora igikorwa cy'urukundo uzarire, uzashake nk'ahantu uririra, ujye nko muri chapelle, ujye nko mu cyumba urire kuko ikintu ukoze shitani ari gukubita agatoki gukandi agira ngo kugushemo kuko atabyishimiye nyine. Nawe mubyeyi nuko ari igikorwa cyiza ujye umenya ko shitani atikishimiye, ari gushaka gukubitamo urumafu rwe. Rero no kuba maso muri iki gihe cy'igisibo urebe ibintu byose uri gukora byiza umenye ko shitani atabyishimiye. Ube maso ucungire hafi ejo n'ejo bundi atazavangamo, atazakubitamo ibinono bye, ibirenge bye, ubundi bikarangira isosi iguye mu ishishi, bya bindi wararakoze byose byiza bigahananduka. Wowe nanjye Nyagasana ari kuburira igisibo gishimisha Imana. Urebe nawe aho wagiye uzirikira gukatsi maze ubabohore. Nyagasana yifuza ko wadohora kandi ukabohora. Ni ngombwa gutirara n'igihe twakoze neza ukavuga uti reka ibikorwa byanjye mbizirike ku Mana, mbihambire ku Mana, kuko tutarageraho umwanzi atatera ibuye. Imana ikugire neza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.